Yesu ashimwe cyane nshuti mwene data, ndagushimiye cyane uburyo uri gukurikirana iyi video. Nshatse tuganire uburyo umuntu yo kwitwara uri mu bibazo cyangwa uri mu byishimo. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi tugera mu bibazo tukarira, tukaganya, tukamererwa nabi cyane, ariko natahuye neza ko iyo uri mu bibazo Imana yo iri mu ntambara. Yaba rero uri mu rwanirira umuntu nawe akuri inyuma ari kurira, birababaje cyane, biragoye vraiment kubyumvira mu mutima uburyo wabagize ibibazo gashima. Ariko turabye neza dusanga abantu bashimye mu bibazo baratawawe, kuko Imana ibiri mu rugamba. Urumva uri mu kibazo Imana ibiri kurwana. Rero ubukwiye gushima ukavuga ubukomezi bwayo n'imbaraga ukayitazira kugira ngo ikomeze kukurwanirira. Turabe Paulo na Sila bari mu mpimba ngo baratambye, bari nyine ahantu hatoroshe mu mpimba, ariko baratamba bashima Imana. Iminyururu yari bariho iracagagurika. Dawidi yatambiye Imana kandi yarabonye ngo isanduku y'isezerano. Noneho Dawidi wewe yatangiye kubera isanduku y'isezerano yabonye igarutse. Yesu ashimwe cyane. Turabye neza dusanga ngo gutazira Imana no kuyitambira niyo mibavu ihumurira neza. Kera baratamba ibitambo, bakabaga inuma z'intungura, bakabaga ibimasa, bakabaga intama, bakazitamba, imyotsi ikaduga, bikaba ngo imibavu ihumurira neza Uwiteka. Ariko ubu ngubu mu gihe tugezemo, umwenda wari urahera wacimbutsemo kabiri, wamanyutsemo kabiri, ngo twese twigererayo. Ubu ibitambo dufise n'imibavu ihumura neza ni ugutambira Imana no kuyishima no kuyitazira. Nshuti mwene data, ndagenda guhamagare nugera imbere y'Imana, ntukitware nk'umuntu umengo urarwaye. Niba ufise n'ibibazo, byirengagiza utazira Imana uyitambire, kuko Imana nayo ahiri iraryoherwa cyane, kuko niyo mibavu izijya ntuguta ubira uri gutambira Imana kujya kuntu hema. Irya niyo mibavu ihumurira neza Imana. Ndagira nkubwire mushuti mwene data, nugera imbere y'Imana ujye uryoherwa. Ibaze, ndashaka ndaguha urugero. Ugeze imbere ya papa wawe muri kumwe, urazi papa wawe ibyo akunda. Niba akunda kumuririmbira urabizi, mbega ntabwo ubanza ukaririmba ndirimba akunda? Uca ugenda wababaye. Nugera imbere y'Imana ujye uryoherwa, ubwire Imana ati Mana ndazi gushobora byose, kandi ibyo wibwira mu mutima ari ukungirira neza. Niyo mpamvu uzi imbere yawe. Hari n'abantu nabo bagera mu byishimo mu kuryoherwa bakaryoherwa, ahubwo hariya niho uba ukwiye gusenga bikomeye. Hariya niho, kuko Satani ntago yishimira ibyiza duhura nabyo, oya namba, ntago yishimira biriya byiza. Ahubwo harya uryohewe, ujye uca witegura imbere yaho ko Satani azoguteza intambara. Hariya rero uryohewe niho uba ukwiye kugabira cyane, ugasenga Imana, kuko Satani nawe aba afise indi mipango yo kugira ngo ubabare. Yesu ashimwe cyane. Tumenye igihe cyo kuryoherwa n'igihe cyo gusenga cyane, kuko uri mu bibazo wowe wizere ati Imana iri mu ntambara iri kurwanirira, maze uyishime, uyitazire, uyibwire ati rwose izi ntambara ni izawe, maze uri no mu byishimo usenga ukobye, uririre Imana, upfukame ubabare, kuko Satani nawe afite indi mipango ari kugupangira kugira nuva muri ibyo byishimo uve muri uko kuryoherwa ucuhura n'intambara. Nshuti mwene data, umenye uko witwara mu gihe ugezemo. Ikindi no guhamagara n'ukuri, ugeze imbere y'Imana wirekure, utambire Imana, uyitazire, uyishimire, uyereke kuyizeye, nayo izokumva, izokuba hafi. Shalom shalom. Nibyo nkwifuriza, nanjye ndabyifuriza. Imana iduhe inkomezi zo kubasha kumenya neza uburyo tuyitwara turi imbere. Amen.